umuntu avuze ko ari umwe mu banyamakuru kabisa ba mbere buryo uvuze umwe mu banyamakuru ba mbere nta waguhinyuza NEPO uvuze NEPO kabisa akagira umwihariko. Ubu niwe munyamakuru wa mbere mu Rwanda wogeza umupira ari wenyine. Match imwe se ashobora match 3 ari wenyine agahera saa 7 kandi ari wenyine muri studio. Level yatangiriyeho ni yasoreza wa mwuka nta kibaye nta gihindutse. NEPO abakunzi ba Rwanda hano bati NEPO nadushyiriremo ngo titiza cyane mwanya wawe ebana udatwaye iminota myinshi kandi ukabashimisha. Reka da neza cyane. Reka niba wogeze iyihe sinzi wogeza urayihitamo wenda niwe yifitemo byinshi wogeze igitego nta kibazo nta kibazo. Reka ubwo abakunzi bacu tubahe sample gato ku gitego cya ubwo ektike hari icyo bitwaye cyangwa kizima cyane. Kandi bano twaratangiye aga challenge wo kuzajya tubanza twitondera abenshi no kujya bahimbira kuri ubwo ko irindi ari urivuze butari gukotora cyane. Nta kibazo. Yes rero reka tubayikaze Wembley mu gikombe cyitwa Community Shield gitangiza shampiyona y'Abongereza. Ikipe ya Liverpool nyuma yo kuspendinga miliyoni nyinshi cyane hafi 300 irimo igura abakinnyi batandukanye siratangirana igikombe sezo ubundi ije kudefanda shampiyona cyangwa ikipe ya Crystal Palace y'umutozo Oliver Glasner araza kubakora mu jisho witwa Arne Slot nkuko yabigenje kuri Pep Guardiola. Attention l'équipe ya Liverpool zamuka neza cyane hariya umupira ugera kwa Virgil van Dijk VVD de captain hereza Ibrahima Konate Mistaibu sunika passe gato cyane la kwa Katisi Jonathan Jones tanga passe kwa Dominique Szoboszlai Bwenge Sobon sunika passe gato cyane kwa Milos Kerkez. Attention le 4 Florian Vitsi attention Richard Vitsi attention tanga passe attention Hugo Ekitike contrôle magique attention orienté droit couverture attention barayikora ariko biranga attention nyuza mu maguru abakinnyi babiri attention Hugo yes Movic Chochum ikipe ya Liverpool Hugo Ekitike hagurutsa abakunzi ba Liverpool de Copse bamubwira bati ntuzigera ugenda wenyine bati turara ariko nawe utweretse kudufitiye byinshi ku mutima uradufite ubura amaso urebe muri stade aho umwagenti we yamaze kurira kubera ibyishimo. Attention musore muremure indeso kabisa hawe na Mwenyezi Mungu uyu musore arafise kabisa ku mugani w'abarundi afite imano afite ubwenge kontrola nyuza umupira hagati ya Chris Richard areba neza mageya Jiki ya Nick Israel areba umuzamu Dini Jordan Anderson arangije depozamo bebe chuchuma be titiz ahan kunda Nyarugenge abantu bagukurikirana bakagukunda bakabikwereka. Ndabashimira mbere na mbere reka mbashimire urugendo twakoranye ndabyibuka ibintu bitangira hari kuri Radio Salus nyuzamo nza kuvayo nza kuri City Radio urya kuri Salus naho rogezaga nogejeyo ndabyibuka igikombe cya Afrika hari na match ya final ya Champions League nakoze ndabyibuka nayo mpamvu no kuri City Radio banzana bari bambwiye ko najya mbafasha mu kogeza imipira ariko n'ibiganiro. Nyuma nza no kujya kuri BTN TV nyuma nza kwerekeza kuri Radio 1 na TV 1 njya kuri SKFM niho narindi ubu rero nisanze hano muri RBA. Rero abakunzi ba Premier League bari bafite ikibazo avuga bati turi kumwe Premier League irari ngira ngo abavandimwe bari bamaze iminsi babikora neza cyane nanjye nzaza dufatanye Premier League ro abantu bitege ko duhari. Liverpool yari yubatse nubwo bayikoze mu nkokora. Manchester City iratuje ariko ifite ikicecekanye. Ikipe ya Chelsea Champions yari wisi mu gikombe cy'isi cy'amaklube kivuguruye ya retire. Manchester United abakunzi bayo batangiye gukanguka bavuga bati bura butatu reka tube tubwise butagatifu wenda tube tunabusizo umugisha turebe ko bizakunda. Tottenham Hotspur zimeze neza nubwo Minisani yagiye ariko barakiyubaka nabo bageze kuri Beresheze bari kuri ba Savinho urumva umutoza Frank Thomas aravuga ati nago ngomba gusubira inyuma ya Europa League batwaye barashaka no kuza mu myanya ine urumva ko birakomeye ama equipe
menshi ariteguye Arsenal nyuma yo kuzana rutayizamu abantu bamunyotewe urumva ko hari match zizajya ziba ziryoshye ku buryo n'izi za Aston Villa Newcastle zirahari mu Bwongereza ubasigaye hari ama equipe nk'icumi ushobora kubarira mu myanya ya mbere icyari Big 6 sinzi ko bazageraho bakakita n'abazagikurura bakakita Big 10 ariko ibyo byose bizaba duhari tubagezaho match cyangwa se tunabaye ibyo byishima abantu baranyotewe bashonje bahishiwe asante sana hanyuma turazugana rero kuri byinshi cyane NEPO rero ubwo mukomeze mu ikaze haba kuri YouTube haba ku nkoranyambaga zacu n'abafite rwose telefone bamwandikire bamubwire uti ikaze ku gitangazamakuru cya mbere mu Rwanda hanyuma tugiye kwinjira no muri zanda noneho nawe ahari tuganire muri rusange muzaye mwumva rero kuri Magic Lineup mu kiganiro kuri Magic FM 97.7 kiba saa moya na saa kugeza saa 4 muzaye mwumva kandi muri Premier League muzaye mwumva no mu rubuga rw'imikino hanyuma ubwo nuko gahunda zimeze